ijwi ry'icyizere turabasuhuje rero muri aka kanya. Hanyuma turi muri cya kiganiro ruhura umutima, turi muri ruhura umutima n'ubundi twagarutse. Hanyuma rero turi kumwe n'umutumirwa, muramubona, ni umukecuru ukeye umeze neza ufite furesheri. Agiye kutubwira, agiye kuduha ubuhamya bwe, agiye kudusangiza urugendo rwe, ariko kandi nkomeza kubifuriza amahoro, impagarike ndetse n'ubugingo, kandi nkomeza kubifuriza amahoro y'Imana. Reka dutangire ikiganiro cyacu rero. Mukecuru, tuguhaye ikaze, uratangira wibwira abantu bari kukureba, mbese muri rusange uratangira wibwira abadukurikiye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Banageze mu rugo banyakiriye, nasanze Imana ibahe umugisha kandi bashyigikire. Ubundi nanjye nyine ni umuturanyi wa hafi wa bugufi. Witwa nde? Nitwa Marisiyana Mukagasana. Nkaba naturutse hirya aho nyine Gasharu hirya aho. Ubwo rero nkaba nageze muri runo rugo banyakiriye, bampaye n'agatebe nicaye, Imana ibashyigikire ibahe umugisha. Ubundi ubwo mu mibereho yanjye nyine. Mukecuru, se mu rugo ni he? Uratuha urugendo rwawe rwose, mbese nyine uratuganiriza muri rusange. Mu rugo ubu ndava ahangaha nabasuye abavandimwe banjye. Ndavuga aho ukomoka. Aho nkomoka iyo ni mu majyepfo. Mu majyepfo ubwo ni ukuvuga ni Nyanza. Niho nkomoka. Rero nanjye naraje nzi Kigali, ahurirana n'ibibazo, n'agahinja mpetse ku mugongo, ahurirana n'ibibazo, ariko Imana iragomeza ibimfashamo. Ako gahinja niko nakubwiye nyine karimo umuhungu mukuru w'umusore. Ubwo niho duturuka. Aka kazi hariya twahabonye kuhirera, tukayicumbikira, batuma hamuturindire, muri kumeza kwangara. Niyo mpamvu ubona twibereye hariya, ariko muri duturuka i Nyanza. Hanyuma se mu rugendo rwawe, cyangwa se umuntu akubonye gutya, ese uri umukecuru ubana n'umugabo? Ese ubana n'abana? Ese byagenze gute kugira ngo wisange mu mujyi wa Kigali? Mu by'ukuri ugiye kuduha ishusho yawe ya Marisiyana. Ese Marisiyana umuntu amubonye yahita, ni iki kintu cyahita kigaragaza ko ari Marisiyana nyine? Wowe uraduha ishusho ya Marisiyana uwo ari we, uraduha ishusho ya kera, uraduha nyine ubuhamya bwawe uhereye mbere uko byari bimeze kugeza na none munsi wa none. Uratubwira uko byari bimeze. Urabona narashyingiwe ndi umukobwa. Yego. Ndashaka umugabo turabyarana abana 4. Igihe kiragera Imana iramucyura, narapfa. Nanjye ndasigara ndi umupfakazi, nduyadunyana n'utwana, bucira inshuro. Igihe kiragera nza kubona uriya mugabo, papa wamuyize, naraje aza kugura ibiti iwanjye, turapanga. Ubwo niko yanyogozaga nyine ambwira utugambo. Ubwo nyine turapanga turabana. Birangije iwabo w'abana bati ntabwo uyu mugabo winjiye tumushaka ahubwo tuzanamutema n'umupanga. Nibwo rero yambwiye ati nanjye nisubiriye i Kigali. Ndamubwira ati haguruka tugende, n'aba bana we nzabakurerera uko ari abana 4 n'uyu wanjye uhetse wa 5. Ubwo nibwo twaje i Kigali. Yewe we twikoreye ibintu by'ibigurira, nta n'akabase, nta n'isahani, yo ari imbehe y'igiti. Duhura n'ibibazo, twatururiye Kaninja hariya Kacyiru kuri Apabeni. Niho twatururiye, twasanga inzu turakodesha. Icyo gihe inzu zari zigikodeshwa make, yibanza twaratanze 3,000 yari shambureti tuyibamo. Ubwo biba birarangiye, turahavuye kubera ko haruzuraga, uruzi rwaruzuraga nyine ugasanga inzu yuzuriranye. Ubwo tuba turahavuye, turazamuka tujya i Gacuriro aho murumuna wanjye yari ari. Aho turahabaye naho turahavuye. Nibwo badushyize, tuje ducumbitse mu Kiyovu cy'abakene, Kadobogo hariya. Aho turahabaye turahavuye, turaza twikubise Batsinda. Aho turahavuye twikubise i Gasanze, twikubise Nyarubande, turarugenda. Imana yagomeza iratubungabunga. Ejo bundi umugabo waririmbanaga muzehe aramubwira ati umva rero Matabaro, wego maze kugendagenda n'abana n'umugore, ariko urumva ko abana bamwe bibereye iwabo. Nk'agahungu k'imbyaro yanjye ya 2 karubatse, nk'uwo mukobwa mukuru wuriya arubatse. Nuko aramubwira ati rero uzana abana, uzane yewe n'abana uri muri wa mukobwa ubyariye hariya, muze mwe mwibereye muri ino nzu, nta kibazo mucungiremo ibintu byanjye birimo.
ati mujye mwibera amahangaha buriya ni kuriya twibereye kuriya ariko tukanashima n'Imana ariko tukinjira n'agakiza ariko tugashima Imana cyo gituma Imana ari ikiduteye agateka. Umuntu akubonye uri umukecuru ibyo ari byose wanyuze muri rwinshi, wanyuze mu bibazo byinshi kandi bigiye bitandukanye, umuntu akubona abona ko uri umuntu wishimye, uba ufite morale, ariko mu by'ukuri ntekereza ko wagize ingo, navuga ko ari ebyiri. Urugo rwa mbere wagize amahirwe make, umugabo wawe arapfa. Mbere y'uko umugabo wawe apfa nk'uko wabitubwiye uba aho ngaho mu majyepfo, duha ishusho byari bimeze bite? Byari bimeze neza. Mbere y'uko umugabo wanjye apfa, ubwo urumva ko we yaransabye ndanakorwa, buriya nanambaye ikanzaka, buriya ndi umunyamugisha, buriya nambaye agatimba kabiri. Abantu baravuze bati ibi ntabwo bibaho, ubwo n'Imana yagutoranyije. Ubwo nabayeho neza, yaratunze inka, yaratunze inkoko, yaratunze ihene, yarakamaga amata nkanywa ndagenda ngana uku nguku ndagenda mera neza. Nyuma yaho rero hapfiriye izo nka zirashira, abahungu bo mukeba wanjye mukuru barijyanira, birangije nyine nibwo bafuretse kuko narahageze mpabanje umwana w'umuhungu, ndongeye bukeye mpakubise undi wa mwana w'umuhungu. Barangije bakazana b'umugabo wanjye bagiye kubavuga ngo mbega uno mugore we mbaje ngo yana abahungu gusa bangirira ifuhe biba na birebire kuko namuze bajyaga bamukubita, umugabo wanjye bajyaga bamukubita abana be b'umugore mukuru, bangirira ifuhe. Ubwo hapfiriye rero urumva ko byabaye bibi, ntawe ugeze akibuka. Yewe n'inzu nari ndimo y'amategura yigeze gusaduka gutya mu mutwe wayo. Ndahamagara uwo muhungu wa mugabo wanjye ntiwaje kuko n'umufundi wansakariye yanga kunsakarira, inzingwiraho ndinda kujya gucumbika iyo kwa mukuru wiwe ari we uhungu w'umugabo wanjye. Mpageze bakomanze, hari mu mvura mbi, umwana yari mutwikirije umusambi, undi mutwikirije urutaro, barungurukire mu kirahure. Umwana arababwiye abwira papa we ngo dore niba abana bo kwa sogokuru. Isa aravuga ati ni mu nkingire urugi. Ubwo nanjye narashogoshe njya mu misozi ya gucumbikana y'abana. Narabonye kugeza kuri uno munsi wa none, aho hantu iyo sambu y'umugabo wawe wapfuye, kugeza na none munsi iyo nzu nta nzi harimo iki muri make? Duha ishusho kuko urumva uri umugore w'isezerano, uri umugore wasezeranye. Ese aho muri ubwo butaka bwanyu kukubona usembera mu mujyi wa Kigali nk'uko wabivuze, uri umukecuru, ukwiye gutuza, ukwiye kubaho nyine ubuzima nk'ubw'abantu bakuze, ukwiye kubaho ufite amatungo hafi aho, ukwiye kubaho mu buzima nyine butari ubwubayemo bw'ubukene bw'ibibazo. Ese nk'iyo ibyo bintu byose ubihuje bitewe n'uko wari ubayeho, cyangwa se nk'uko wenda abo mungana cyangwa abo muvugana bari iyo ngiyo babayeho neza, utekereza gute icyo kintu, kumva ko wameneshejwe cyangwa se utabaho wakagombye kuba uri, cyangwa se utaba uri mu isambu yawe? Iyo ubitekerezaho gute? Iyo sambu uwo mugabo yari afite isambu nini ivaga ikazaminuka piriya nini cyane cyane. Harimo amashyamba, harimo ishyamba. Yambwiraga ati uzajya uritsarura n'abana bawe uri gutunga. Ubwo babonye amaze gupfa bahita bari nyambura, bakajya baritemesha, bagatwika ibiti bigenda kwitaba kujya gucuruzwa amakara. Urumva? Ubwo bararinyambuye nyine kubera kundwanya, kumva ko hari mukeba wanjye mukuru nawe wari wisezerano. Ubwo n'ubwo uri umugore wa kabiri wiseze, uri umudamu wa kabiri, wari umudamu wa kabiri kuri wabo wabari abantu. Kandi no kuyunguyu nuko usibye ko umugore atari yasezeranye. Ni ukuvuga ngo iyo isambu yasigaye aho. Inzu rero yanjye narongorewemo, nashyingiriwemo. Ubwo nakubwira ko nyine yaje kugwa nabuze uyisakajya kuko utwana twari duto. Papa wabo yapfuye akimfura yanjye gafite imyaka 10. Twari duto. Kuko icyo gihe nta n'imiryango y'iki gihe nayo ninyatse ku mugani wa wundi. Nta miryango, ntawe natakiraga nyumve, sibye ko nari nigeze ubwo muzehe nyine twazanye iyo nzu nyine yarasadutse. Bambwiye ngo amategura ni nyakureho, baravuga ati yakureho uyabike, tuzabusabira umuganda wubake. Noneho rero amategura yakuyeho, yize ngo ndabwira uwo mukobwa wari wasigaye mu rugo wa mukeba wanjye, ntimwambikiye amategura, nta hantu mfite nyabika. Aravuga ngo ntaho yayabika amategura. Abana nagiye inama nako k'imfura yanjye k'imyaka 10 turayagurisha,
turavuga tutugere tujye ku Kigali ntaho badahamba tuzagwira. bishatse kuvuga ngo ubu tuvugana ntabwo ushobora gusubira aho ngaho ku isambu. Banyica sinshobora ntushobora kumva ko waba warabigizemo uruhare kugira ngo bakwange gutyo. njyewe kugira ngo bigire buhari ni ukubera ko n'abana b'umukeba n'abana b'umukeba barandwanyaga. simubwira ko na papa wabo uwo w'umushoferi ko ari hano i Kigali yari umushoferi yari yanabonye ko yari yigaga ibintu by'ubukanishi yari yarabukuyemo imodoka akaza agapakiramo abandi bana akagera gute ariko yagera kuri se na se yararwaraga nababwira nti umuntu ararembye akantesha agaciro. iyo ubayeho muri ubu buzima urimo watekereza n'ukuntu wavunitse ukorera ibyo by'aho ngaho wasize ukaba nta n'uburenganzira ufite bwo kubigeraho utekereza gute? impamvu y'igituma bo uwo mukobwa mukuru wari uhari yaravuga ngo araje nyine ngo ntabwo se ngo mama ngo ari we ngo washakashatsi. urabyumva ubwo nubwo gusa nabishakashakanye na se ariko ubwo twasezeranye nanjye bifiteho uruhare. ubwo twasezeranye bifiteho uruhare ni ukuvuga ngo harimo amazu harimo ibipimo harimo amashyamba barahinga imyumbati kuko hera imyumbati ngumva n'abahasigaye numva ngo babahaye zagire nk'abaroroye baranywa amata barajya gute nta kibazo. njye nahavuye nabi mbikumvisha nahavuye nabi kuko nagendaga suko ntawe nabwiraga ntawe nigeze ngirira nabi kuri uwo musozi nabagaho kuko nanahashyingiwe ndi n'umwana urumva ko papa wabo we yari afite imyaka 75 yewe nahashyingiwe mfite 21 ubwo nari ndangije kwiga ibya familiyari cyo bitaga koperimateri muri seraye ko nari mfite imashini buri imashini nzi kuyikoresha usibye ko ubu narahumye buri imashini ndayikoresha urumva bangirisha ntago bo aza kunsaba bo yaravuze papa wabo ati kubu ngubu ndeteka nubwo ari umukobwa wanjye ariko ntiyasasira si umugore wanjye. bukeye umukobwa wa mwene nyina avuga ati reka rero Yohani tugushakire umugore. ariko abahungu bamaze kubyumva ngo baramubwira bati wowe papa ari nutazanamo umugore ubyara ntabwo tuzabyemera abana turihagije. noneho papa w'abana akavuga ati nanjye njya kuzana icyo kibombogoro kitabyara se kubera iki nifitiye inka zanjye. niko guhera akabwira uwo mukobwa wabo Nonsiyata aramuka tuzajya n'undebera umugeni nzamukwe. ubwo bazanye inka iwacu baransaba baratebutse kera bagitebutse ubukwe burataha bwajyanywe n'imodoka ariko uruve ko ubwo bafuretse ndakuba kubwo namaze kubyara abahungu kabiri batangira bavuga ngo ndanye nka gisuri none ngo aje kurambagura abahungu hano ubwo wakwereka uw'imfura yanjye ko bamugize. uw'imfura yanjye reka nkubwire ntabwo nasubira umusaraba. uw'imfura yanjye wakwereka uko bamugize ngo bamushyize ahantu ayo ni amateka nyabwirwa kandi ni abanyempano babivuga ahantu bamushyize rero umwana wavutse 89 ariko ubu ni uko ni ikirimarima ngo baramugize umugirwa kandi ngo babimugize ari umwana ubwo tukiri iwabo nyine mu majyepfo babimugize ari umwana n'ubu ngubu yabyaye umwana we Diana amaze kugira imyaka 11 byamufasha umwana afite imyaka 2 na n'ubu rukundo buriya arara mu gasozi arara mu bihuru igihuru kigeze yipfurika narasenze naratabaje nagize gute nabwiye mwami Imana nti Imana nubona nirukanse barambwira ngo ninjye gutanga ubutaka iwabo mujye kumuvuza ndabwira nti ntabwo nzajya mu bapfumu sinzaraguza sinzanaragura Imana irabizi nayo byanjye isezerano nkuko ari igihe nyina Bisiraheli Imana yamumbumbuyemo yizabikora. ubwo ndamufite w'imfura yanjye uri mu myaka ijya gushyikira 40 w'ikibombogoro cya ubwo nibo bamugize gutyo kuko uwo mukobwa wasigaye yigeze amera amabere no. none se uwo musore uwo muhungu wawe afite urugo cyangwa nuko? yari afite urugo yakodeshaga n'umugore wacuruzi batsinda hariya Mama Diane abonye ibyo bintu bimwadutseho arangije aravuga ati genda byane byawe jewe. ubwo afite akana k'agakobwa gakombe gafite imyaka 11 ubwo aharaye ubwo nuko kenshi bakoze kutubwira yaguye aha hanyuma ihangane kaka wanjye n'urugamba ntabwo nasubira mu majyepfo napfuko nagapfuye ntabwo nasubira kuko ibintu bankoreye ko umwana wanjye w'imfura yanjye urumva ko ngo bamuteretse ahantu barangije bamugira umugirwa hatubona ubwo wasenga n'urwagira gute ntabwo azabikira ahubwo bizamwica. ntabwo nasubira inshuti y'umusarwa niba ari ubwo butaka bwabo buriya n'abana banjye ndabona banjye baragira bati ntabwo twasubira kwa iwacu kwa papa kuko n'abagome abahari baraterekera barabanga basigaye ku bicumbi urumva
urumva ko icyo kintu cy'igikobwa gihari kitigeze gisabwa, urumva ko yavukiye rimwe nanjye 6 twaraniganye no mu kujya gusohoka twasohokeye rimwe baduha teresifika, urabyumva ntaho iwabo muzi tuziranye nk'abanyeshuri biganye, bakambwira abantu baho ati kirari ikinyabibiri buriya afite igitsina gore akagira n'igitsina gabo, bukeye mbaza umugabo wanjye ari we se mbese ntiberetida ko afite ibitsina bibiri byombi ntini ati ntabwo ari bibiri barakubeshya ahubwo twayobewe uko byamugendekeye. Uwo rero niwe wasigaye ku Gicumbi, niwe wicaye kwa se mu nzu yo kwa nyina, kuko tukimara kuhagera jye sinarongorewe kwa mukeba wanjye, nasanze umugabo wanjye yaranyubakiye yanjye hepfo aho yapfa ku isambu. Urumva ko ari we wasigaye ukomakoma mugende usanga abana bamukagasana gene mubabuze hepfo mubabuze ruguru, urumva niyo gutubona ubona buriya batubaka ngo bareme, buriya suriya ntaba yarubatse akaremya, wenda nibwo uwo ngo w'ikibungo yamunaniye kuki sundi wamunaniye, ubundi ngo barivuge ngo nta mwana wanjye uzabubakana, kandi ndasenga gatabaza ijuru none ntabwo nasubira mu majyepfo. Bivuze ngo mu by'ukuri wavuyeyo kubera ko wari usa naho uhunze uruhure rw'ibibazo wari uri. None se ko bari babonye nizaniye uwo mugabo kandi akambwira ati nzagufasha kurera abana, katangiye kujya bacira inshuro kazana abana bakarya ukabona ntacyo ubona yavuga ati ndaciye inshuro y'ibyane by'ahandi, none bakaba bashaka kumumenesha bona ari gusiga nabo bakamarira iki, ko bamaze kunyaka ishyamba maze kunyaka imirima yose nahingaga, aho nahingaga hose na n'ubu barahatweka najyaga mpakura isabune y'uriya mukobwa, uriya mukobwa niwe muto muri kwasi, ubwo abana ba Yohani n'abana 10 abanjye 4 nabo umugore mukuru 6, niko byavugiwe kwirimbi, ntabwo zahasubishwa ubu ndiho kubera Imana we ubu ndiho kubera Imana igihe ngisubiza ahantu Imana yankuye agasanga ni harebe kandi ni heza. Imana yambwiye ngo iri Imana indindi y'abana n'uwo mwana ubwo nuko ngo ibyo bintu abimaranye imyaka 13 bimwica kongera akagaruka mu kimuntu, kandi akaza kambwira ati Imana atujye wubaha Imana uwo rukundo w'ifure yanjye nuba ni mukuru wavutse 9 mama ujye wubaha Imana najyaza kukureba araza shenge niyo abonye agafaranga n'igihumbi arazanira aranzanira ndetse akanarara yararuguye mbibwirwa nuko ngiye kuba abayagira nyine biba byamaritse baguru abaye kera kakabaye Imana yo kabyari kongera kamugarura mu kimuntu akakumenya. Ibyo byose mu by'ukuri babigukoreraga cyangwa se babigukoreye kubera ishyari cyangwa se ndetse no gukunda ubwo butaka, bashaka kwiharira ubwo butaka ishyari. Hanyuma ibyo ari byo byose nubwo wabaye muri ibyo byose ariko uracyariho, ntabwo wapfuye, umeze neza, waramenyenganye, warandiza undindira abantu undindira umutware. Reba iyo umugabo ajya kwemera akarira abana 4 batarabi, wari kubigenza gute cyangwa se byari kugenda gute iyo uza gusanga uwo mugabo ari umugabo? Ntekereza ko ibyo ari byo byose umugabo musazanye yaragusanze muri ibyo bibazo by'abana batoya, ntekereza ko ari umuntu muzima. Wari kubigenza gute kuba warahuye n'ibyo bintu byose ariko kandi washaka n'undi mugabo uvuga ko azakurerera? Wari kubigenza gute iyo usanga uwo mugabo wawe nawe ari uwo kugutesha umutwe gusa nta kintu iyo nza gusanga ari wo kuntesha umutwe nari guhambira nkongera ngasubirayo, kuko baramubanje ari bo bagore abagabo barumuna banjye bari barambwira ati wowe garuka i Kigali na n'ubu niba hanshaka ntiwahanshaka, arambwira ngo ati uhagarutse i Kigali ukaza ukubaka ko nta wakubuza kubaka ubutaka bw'umugabo buhari ni hanini ubu ukuntu barimo barambwira ngo nzishyura ngo ndimo umusoro ngo wa miliyoni ntarishyura. None se ni gute bagusoresha umusoro kandi aho hantu basa naho bahagukuye? Nta kintu bagukuyemo habe naba ngihari nataga imirimo bakampa agasabune kuriya mukobwa n'amavuta, bukeye witwa Janvier ati ntazajya yongera kudagwarwa guhinga mu butaka bwa Yohana. Utekereza ko ushobora nko kuza igihe gishobora kuzagera ukagana inzego cyangwa warabihoreye burundu? Narabihoreye burundu, ntabwo nabihoreye burundu kandi abo bahungu bahari n'abana babo bazabizatinda basubireyo. None se papa arakarahari n'abana be, mama fisi arahari n'abana be, urukundo wewe rako gakobwa ariko karahari, nuri arahari n'abana be, bazatinda basubireyo. None se utekereza gute iyo ubayeho muri ubu buzima? Ntekereza ko ubuzima urimo none
butameze neza nk'ubwa mbere. yego ese muri iki gihe uri kumwe n'uwo mugabo wawe, ibyo byose nawe ni umusaza, ese mubayeho mute? ese mubigenza gute kugira ngo mubeho? ese bigenda gute ko watubwiye ko ari umugiraneza waguhaye inzu yo kubamo? mubigenza gute kugira ngo mubeho muri ubu buzima bwa buri munsi? mutunzwe n'iki mu yandi magambo? biba bigoye. muzehe buriya ajya yandara, afite ikintu cy'ikijerekani cy'igiceceti, yabonye akayede aragakora. buriya akora akayede, akora akayede. yahundi ikimuga byo gukora nawe bimubwiye. niyo baje gukora hariya kenshi wasangaga abantu baririmbana nabo bamubwira ngo se jyewe natuye ngo akantu nkikorera. ndababwira nta mutwe ngira, umutwe wanjye waramugaye. nigeze kujya Kibagabaga basanga banjyanye nta numva nabibonye bikeye, basanga ngo imitsi yanjye yose yabaye nka runo ruzinga, yararekuye ubwonko. bati ni ryari, ni ibiki byaguteshe stress? nayo yigize stress bituma imitsi yanjye yose ishira mu mutwe, ubu sinikorera. ubwo muzehe yagiye gucyakaraka, turarya. uriya mukobwa nawe yabonye hafuru utwenda, turarya. kabona agakoma kabana. ni uko ngubwo ubuzima turi, ariko tukajya tuti haleluya amen. hanyuma iyo mutabonye icyo kurya, iyo muzehe ashobora nko kurwara, wenda akamara nk'igihe kinini arwaye, uriya mukobwa nawe, uwo mukobwa uvuga nawe akaba nta kintu yabonye, mubigenza gute? icyo gihe bigenda bite? Imana yacu ntijya ibura kugenza. iyo muzehe amaze igihe kinini arwaye, agahamagara kuri korali, ahamagara abatista, we nararwaye sinteruka kujya mu kazi. ubwo bose ni ukuvuga ngo mu miryango baratetekanya, yaba ufite ikiro cy'ibishyimbo, yaba ufite ikiro cy'umuceri, yaba ufite iki, bagahamagara bakaza akagenda akagatora. sinagutekereje tumanuka. ariko Imana iduhisha muri byose, nta n'uducishamo irishosi utuye umusaraba. ni ukuvuga ngo mu by'ukuri nta cyizere, cyangwa se nta kuvuga ngo twebwe dufite ikintu runaka dushobora gukuraho amafaranga, dufite ahantu runaka dushaka kujya gukora. mu by'ukuri ni abantu bari uko nabivuga, mu by'ukuri ni abantu babatunze, ni abantu badutunze. nta kintu na kimwe tuvuga ngo iki cyavaho amafaranga, cyavaho ifaranga, nta na kimwe. nta gahene, nta gakoko, nta gakwavu, kereka rimwe niho rigeze korora ubusumbira igihariya, injangwe idikiramo iraburira bumara. nta kindi kintu sibye nkaho kuba twiyegereje nk'iyo miryango yacu dusengeramo ikaturwanaho, ariko nta kindi kintu twavuga ngo turagikuraho amafaranga n'amafaranga, wapi, ntacyo gusa. ariko Imana irakabyora. utekereza gute ku bantu bashobora kubona uri umukecuru nta kintu ufite, cyangwa se mbivuge gutya, usaziye muri ubu buzima bakaba bagucira urubanza? utekereza gute ku bantu bashobora kukubona nko muri ubu buzima bwo gucumbika, bwo guca inshuro i Kigali? ubundi ntabwo bikunze kuba bimenyerewe ko abantu b'abakecuru baca inshuro cyangwa bakagenda gutya. nk'iyo umuntu hagize nk'umuntu wagucira urubanza, ni iki kintu wamubwira? wancira urubanza namubwira none se yancira urubanza se ahubwo biturutse mu zihe nzira? yancira urubanza se ko avuga ngo wenda yarampaye se, ngo none ntacyo nanjye muhaye? yancira rubanza kisi? nta rubanza yancira pe. icyo ndakiguhamiriza aha muri kano gashya ntuyemo, buriya abantu barankunda nk'uko ku rusengero bajyaga bankunda. buriya bari baranyise igitare cy'amahanga, niryo ryari ryo zina ryanjye. wageraga ku rusengero ibatsinda bakakubata igitare cy'amahanga ntarazi yari iki. urumva, nta muntu wancira urubanza. buriya ntafite n'inshuti, niyo nabaye gutya hari umugore mamaganza ujya usanga rwose yabagetse we yewe, kandi urapera umushijazi ubona yazaniye igitoki ngo umuntu yarakimuzaniye, maze aranzanira ati sinakwibagirwa, mfite abantu bankunda, mfite igikundiro Imana yampaye. uri umukristo? njyewe ndi umukristo cyane na cyane, ahubwo nzanabupfiramo. ntabwo nzaburekura, narakiyemeje, nzapfana na Kristo umwana. wizera ko kuba ugeze ahangaha ukaba urya amanywa na nijoro, ukaba ubayeho, kandi ukaba ushobora gufata akenda kawe n'udukweto ukajya gusenga, utekereza ko hari uruhare uba wabigizemo, cyangwa se utekereza ko ari imbaraga z'Imana? mbese wizera Imana bingana gute? n'Uwiteka nyine ngabo, ubwo naranabivuze, ubwo naguhaye ubwo buhamya bw'uwo mwana wanjye. sinari naniwe kugenda ngo mbyigane, mfate kuri ubwo butaka bugurisha, njye kuyaroha mu bapfumu, kandi ntabwo abapfumu nabajyamo, kirazira. nabwiye Imana ibara nyir'ingabo nibona amaguru azirukanka ajya mu gipfumu, izayatsindaho. ibona amaboko nyihesha icyubahiro ajya kujya kuwuraguza mu bapfumu no guterekera. no,
naravuze ngo bizantera byose kuko Imana yarambwiye tuyisezerana n'uriye twakiriza abana wemera ko niko Mukagasana nayo mata batasize mwemera ko umwana azarwara mukamushyira abasenga bagasengera abana bagakira iyi turabyemera ntabwo njye navuganye n'Uwiteka ntabwo nzabireka nta na rimwe barabizi nta kintu kizansubiza inyuma ku Mana yanjye kuko Imana aho yagiye inkura ni harehare Imana yagiye intunga mu bintu bigoye Imana yagiye inkiriza abana ndacyayibona ntabwo nzayireka rero ntabwo nayireka mukobwa wanjye we nubwo wakubita iki ntabwo nzayireka kuko niba ntunze muzajya avuga ati ariko sha ati Imana yacu uzi ko ari nziza agenda ati basi twavuye mu majyepfo nta gatebo k'ibijumba nta kebo k'udushyimbo nta n'iki iyo kereka amafaranga 3,000 nari mfite nagurishije muri utwo tuntu twari muhira mu tumeza n'udutebe narikuriye iwacu aho mvuka n'udukine nagurishije nanga kutwikora ngo ntuzane nduha abantu nimutunguriye nibonere n'umukati w'umwana iyo nazanye 3,000 iyo twagoteje muri iyo nzu abona hasanze kaninja nabo mbanyiyumvishemo agikora nkabona umwera gasukari nari mfite agahinja we kakayoyo kuko nako kahungu nakogosheye umusatsi hano uwo muhungu nkubwira gutse 2005 karindwi nkabona undi nakakabunga none n'utuntu we kajya baza banyegereza muze uri akajya gutora ibigori by'impungure ku modoka y'imi bipakurwa ibigori by'impungure bakabiteka ubundi bakabimpa ndakabyeye Mana we ntabwo nzakuvaho nuko byagera gutereka mbikubwire nabivuze muzavuze ati Imana yacu ni nziza buriya ntabwo twayivaho we nubwo byabimeze gute ntabwo nayireka Imana yaradutunze ku buryo tutazi nta n'ikintu tuzanye nta n'agashahani nazanye za mbehe z'inyarwanda hari akabema Mariya yarampaye basekuriraga urusenda gafite imitwe ibiri kamwe bagashyiraho udushyimbo abana bashyiraho ibijumba yari yarakankati ikajyana abana bajye bakarira urumva ako niko twazanye abana bahari abakanije bakabonye ati dore bari abantu baje hano ati bazanye ibintu bimeze nk'ibivure uzataka akantu gakanga abana bitakaruha mu mazi amazi arakamanuka ngo tuza kugura isahani nguko uko twazamutse muze yirwaga yikorera amafu hariya ku Kinamba hari yikorera abaturage akawukura ku Kinamba wuzana hano intora bakamuha amafaranga 200 ibyo uvuga urabizi nta Imana itadukuye nzayiguma paka nagiranye isezerano nk'iryagira n'Abisiraheli narwaza ntarwaza napfa napfusha ariko zagumana ariko kuko ibintu yankuriye hano i Kigali ntabwo biratangaje mbona kiriho nkinarya n'agatenge akagira ati dore agatenge ngiye kubona umuntu mudamu hambere igitenge cy'umuhondo Imana yaravuze ati umva mukecuru mbonye igitenge Imana ikambitse igitenge nticyubahiro n'icyago ejo ngiye kubona umuntu nk'umubyara azahegeye kandi iki gitenge arakinzanye n'agapira k'ubururu kubera Imana ntabwo nayireka kuko ubu nsubiye mu majyepfo ntabwo kandi nasaza kuba ngahita mpfa vuba kuko nsubiye mu majyepfo ntabwo ubwo naba nkigiye mu Mana ubu najya guharana n'iby'amasamba bene bakava bankubita ikirozi cyangwa se nanjye umutima ukashuka ati nawe ujya gushaka inzaratsi mu bapfumu nawe bagire gute no kirazira utekereza gute ko iyo ubitekereje cyangwa se nk'iyo uri wenyine ugatekereza ukuntu uwo musaza kuko urumva yaragukunze ni urukundo yagukunze bituma musazanye mugeranya ahangaha kandi akaba yaranihanganiye ibyo bibazo byose yagiye anyuramo iyo ubitekereje mu mutwe wawe hazamo iki iyo mbitekereje ibyo muzenkoreye hari n'igihe maze mubwira ntijya ku mugongo reka da iyo mbitekereje buriya muzehe ngo nuba nta cyamukomakoma ubu nta hari byigeze byabaho uzi kujya gushakana n'umugabo akakubwira ufite umwana banza ujyane umwana kwa se ubundi tubana ko atabigize se rero umuntu wajyaga akajya kujya guca inshuro akazana ibijumba bingahe akashyiraho umwana akajumba kuki se yabahaga kandi atarabe na n'ubu kandi aracyavuga ati abana bo ndacyabakunze ubwo se batagihari uriya mukobwa w'indushyi ntahari abandi bose bubatse ntiyabareze ahubwo muzehe Imana izamuhijura muzehe mumana igihe kingana gute none se niba muyiza afite 21 twashakanye 2005 mumara igihe kinini turi mu myaka 20 turasaza nose yasanze genge kanyakanye ngisimbuka nzi no kubita rwose ngahinga nkabure gukora buri cyose none urabona ubwo yanshatse nkiri mu myaka 40 none ngeze muri 60
n'ibiri. muzehe wamubwira iki ari umuntu wenda uri bukumve cyangwa uri bukubone ni iki kintu wamubwira nawe nicyo gituma buriya ntiyazajya kumusengera akenda nkagacuma neza kamesa nkagacuma neza nkagashyira ahantu n'agaswari ke nkagashyira ahantu buriya ndamwubaha nta n'undi wagombaga kubyihanganira ngo bive buriya ndamubwira ntimuzehe rero buriya ni n'umwana wanjye w'imbyaro yanjye ya kabiri we yari yavuze ati nitujya kugabana iwacu papa wanjye bamwita papa wari wese bazi ko ari papa kandi si papa wabo bavuga ati papa wanjye niba kugabana yewe ku butaka bazampa zamukuriraho igipande ubu ni uw'imbyaro yanjye ya kabiri ubwo bishatse kuvuga ngo muzehe nawe aho yashatse cyangwa se urugo rwe nta migabane afite cyangwa se nta sambu ku buryo ashobora kuvuga ngo isaha ku isaha ndagenda fata isambu yanjye muzehe yego sinakuvuga ko afite akantu k'agakura kibudire kangana no muri iyi ntebe nta butaka hafite ubwo ari buhari urumva ko hari akantu k'agaparisera kava nk'aka kagera hakundi urumva ko hambere bashatse kukabyiganira none uwo muhungu w'uwo mugore mukeba wanjye wasigaye araza arahagurisha bahagurisha 80,000 urumva bukeye turabimenya kuri telefone bati Habimana yagurishije ahantu amatabaro noneho muzaritonga ati kuki yagurishije ubutaka kandi ndi se ari ahanjye uwo mwana atabindije ubwo twagiye kujya kubiburana aribwo najyanaga n'uriya mwana muyizi aribwo sedo yambwiraga ati urabungana umwana mu muryango umeze uko bamugucuza ugataha wikoreye amaboko ubwo ikintu gihari nako gakura cyobo ahari ni ahantu hamunyege ahantu h'ishyamba epfo mu biharabuge muki aho niho ngo bategereje ikibanza kirimo ngo bazagiha muyizi utigeze abona ruguru kwa sekuru muri make mutegereje imana nta kintu muri make dutegereje uwiteka imana nyindi naragutekereje ko iwacu aho mvuka naragutekereje ujye musaza wacu yatugereranye n'imihoro n'iki tukahagurisha 200,000 tukagabana turakoga ubwo 200,000 mwabigurishije 8 wanyu isambu yanyu ubwo buri muntu yatwaye byumve nawe kuko byari mwari abantu 6 kuko byari bimaze gutera agahinda umusaza wacu yaraduhigaga n'umupanga yego nakubwiye uburyo murumuna wanjye yatwikuriye igiti cyari ku rugo iwacu cy'umuvumu yarakibashishije musaza wacu w'imivure masekuru umwana aratwikurura ati ntubona akaberuka koko ati kubona bashije igiti cyo ku rugo rwacu yako tatubwira ubuze ko twaraye kajyaga gusa kambura kareba iki ariko aho ngaho hashaka kuba hari ibintu bijyanye n'amarozi cyangwa imyuka mibi nyine musaza wacu umugore we ntabwo yifuzaga ko ari muri mukazi uzaza kuburana kwa se kandi ari kwa papa akavuga ngo murira ngo ni mende ngo ahantu nahampozayo wanjye ngo namuvunyi na mukamana ngo ntabwo ari ahanyu mwebwe mwagiye gushyingirwa mwagiye kurongorwa mu gihe abagabo banyu ngo nanjye ndi umugabo wanjye nguko rero turavuga tuti umugore yarashoboye nawe n'umukunda kugenda mu bapfumu mu buyoga mutindi gasani bavuga tutaza hadutegereza uzaza guhinga usanga umuteguye gushibukwa kwiki yego bati twigira inama nk'abakobwa bavindimwe turahatereteranya turagurisha abo bana 6 muvukana ubu bari abo bana 6 tuvugana ubwo ni ukuvuga ngo ni barumuna banjye kuko nige mbakuriye ni wowe mukuru ubwo ni we mfura mu rugo oya uw'imfura n'uwo muhungu waturwanya yewe ndi imbyaro ya kabiri ariko ya kabiri urumva ko yari yaratashye ariko yari ihagaze n'iki niki hanyuma abo bana bandi muvukana bariho nta kibazo batuye mu majyepfo batuye mu majyepfo bari kumwe n'abagabo babo tuvuge nka Ribera murumuna wanjye niwo nkurikira ari umugabo we na masambu yawe na Nyiraneza nawe ari umugabo wiwe masambu yawe noneho rero uwo wundi uwo wita mama Gisubizo uwo arijaragira akijyana za Bugande ho Masenge atuye arijaragira afite umwana umwe nawe yukoraniramo n'umugabo ubwo nawe gumaze yijaragirira ntacyo azajya kwishyuza iwacu iyo ngiyo undi wari uhari waduherukaga wa 6 niwe nkubwira nahandi no bapfuye bakurikirana n'umugabo we ariko kako gapfubye nkubwira kaba kari kumwe na Muyizi yagasize hanyuma iyo abantu bo mu cyaro abo mwagiye mugirana amakimbirane n'ibibazo iyo batekereje ko uri mu mujyi wa Kigali ntibashobora kwikanga bavuga ati warakize wagezeyo ahubwo se ceceka wa mukobwa buriya iyo naramutse kujyayo shaka gakata gukubitamo
bakajya hariya bakasokoza rwose bagashyiramo kuko ubu sinayishyiramo ikinigunga ubundi nkakarambura kakagira neza narangiza agatenge kakagira neza narangiza ngafata udukweto wa barirene muzehe yanguriye ubundi ngakubitamo agashakoshi kanjye ubundi nkamaze timuze murebe ati yo atuzi ko jye wari ukiri mutoya ati ndebera ribera atamuri umuntu we yarahwinyiriye uzi iyo mpageze n'utudorerwamo twanjye mfite n'utudorerwamo rinete kagenda wikozeho none ngo batanshishamo irisi umeze nkawe ubu ndakuraho rwose ubundi nkadushyiramo rwose ubundi nta kindi bati nimuze murebe uriya si muri umuntu we murabona urupfu apfuye kubera imishike yirirwa ahinga y'abaturage apfa ataragira ate naho jyewe yibereye mu mujyi rwose aririra amakaroni aririra nta kibazo dufite imana umva wishimye yewe ntishima wakora ikiyo nihereye uri mu buzima nyine wakora iki agasimba kajemo burya mu gikari epfo muri kavi karazamo waho wahuye gakubita nkakarimiza buriya no ku rusengero buriya baye buryo bugenda ntwaye nkoze burya njya ku rusengero ngatwarwa kubera ko igihe niyo bigeze nijoro hari ukuntu mbyumva umwuka aza akanyereka nubwo uwo mwana ajya kurwara uwo mwana ajya gufatwa nabyo kwari ahantu twari dukodesha i Gasanze birangije ngiye kumva numva turyamye numva ijwi rije hejuru yanjye ngo mayiti kubera ko ntazi igiswahili kubera ko muzehe we ni umuswahili burarerewe mu baswahili burazi igiswahili byahatari kimbitse noneho ndamukomoga ndamubwira muzehe ko numva ijwi rimbwira ngo mayiti ni igiki ati ni umuramba ati ni urupfu mu izina rya Yesu Kristo ndasakuza ubwo nibwo nabyutse nganya aho abana bari nsanga uriya muhungu nyine byamufashe niyo mamukubita ku nzu ndatabaza muzehe ndatabaza abaturanyi twari duturanye nabo barasengaga turasenga tubona biruhushye ariko na n'ubu ngubu byamubaye nk'imbata kubera ko hamariye kuba mukuru barambwiye bati we nareke kunywa inzoga ariko ari kunywa itabi bizakira ariko noneho urabona ni umugabo inzoga rero arambwira ati sinazireka mama ntibashaka bazamuha unarekuye nta kintu namukorera nubwo namwizerera ko acumi ntibikunda iyo umuntu muganiriye cyangwa se iyo umuntu akubona ababona uri umukecuru usetsa ababona ari umukecuru wishimye ubona uri umukecuru udafite ibibazo ubona uri umukecuru nubwo bifite ibibazo ariko umuntu ababona uri umukecuru utitaye ku bibazo ufite ni iki kintu wabwira abantu baba bafite ibibazo kandi ukabona baheranwe nabyo kandi ukabona barigunze ukabona ntibavuga ukabona ntibaseka ni iki kintu wabwira bene abo bantu yewe iyo nza kwigumwa nkajya mu bwigunge wumva nanavuye ku isi nabaha ubuhamya bwo kwizera bakiringira imana ko imana ishoboye ubona gutekereza uburyo bwa muzehe nk'iri ni ikintu cyamuhagika we nta biki mfite ngo ibiki n'ibiki wapi kwizera nicyo kintu cya mbere bakiha ikintu bita ibyiringiro ubu kuba mfite ibyo byiringiro no kuba ngifite aka gasura ni ukubera ko nibereye mu mana iyo nza guta nkaba umunyakabari mu buyoga ubu mba yabaye umusazi ndabahakuru ndababwira ngo bihe kwiringira bakomeze basenge bihe ibyiringiro bakomeze babe ku mana ntibayibatukeho buriya wabaye mu mana iraguhisha iragusiga nta nubwo data wa twese iragusiga ikagukesha ukabana nayo ariko iyo wamaze guta imana ngo nta byiringiro uba ugifite no gusaza urakoshoka nk'uwo mwanya kubera ko nta bwiza bw'imana buba bufite nicyo gituma ubona buriya abantu bariya duturanye rero ariko buriya bamakambone no rwose tugira yewe buriya sinzi imana irakabyara imporana ibyishimo twaba tuburaye twaba tutaburaye ntacyo bindeba hari igihe kijya kigera mu kaburara hagiye kijya tukaburara twara tudatanye rwose uriya mukobwa akagenda akajya mu bashuti nkariya duturanye bakamuha ako gasorori tw'abariya bantu tudacanye ariko tugapfukama na muzehe tugashima aya tuti imana ashima ariko nta kibazo ariko dore imana yacyaduhishiriye turacyari kumwe nayo kandi muri zagomeza iduhishire ibyo ari byo byose ni urukundo ntekereza ko hagati yawe n'uwo musaza mufitanye urukundo nta muntu n'umwe wigeze ujya gushaka
undi kubera ko hari ikintu amukurikiyeho. Utekereza ute ku bantu bashobora kujya gushakana hari ikindi bakurikiranyeho ariko mu by'ukuri ugasanga ntabwo biramba? Ni iki kintu wabivugaho? Kuko hari abantu benshi bakunda kujya gushaka urugo cyangwa se kujya gushaka uwo bazabana, ariko mu by'ukuri ntibahe urukundo akanya kanini cyangwa se umwanya munini, ahubwo bakagendera ku bintu bifatika tuba dufite muri iyi si. Abo bantu wababwira iki? Ndaguha ubuhamya. Uriya mugabo ajya kuza iwanjye, iwabo w'abana bari bakanyakanye, bari n'amatungo, bahasanze amata, nahasanze imyumbati, nahasanze buri cyose. Ubwo amaze gupfiriye mu bwo yazaga, nta kintu cyazanye, nta n'ikintu hariho. Barangije abaturanyi bacu duturanye baravuga ngo ngo mbega mukayo kandi we ngo igishongore cy'imbwa kirutwa ngo igishongore cy'umugore kirutwa n'ikimbwa, ngo ubone kari akagabo karesha kuriya ngo kiduriduri ngo kagatindi katazi gukaraba. Urumva ngo katazi gukaraba ngo buriya yamwe mbere rero nari umukobwa rero buriya nari mfite igiti nuko nshaje ndo ari mbyibushye kandi nkanyakanye kuko nabye umwana wanjye wa mbere mfite ibiro 82 nabimaga 82. Urumva nyakasani yaraje ndamwakira uko akajya ajya gucinshura turuka iwanjye ajya guhingira ikibo cy'ibishyimbo cy'ibijuba, nta kintu yazanye ariko ikintu namukundiye yanyeretse urukundo. Muri icyo gihe tukimara gupanga gukunda, ndagukunda n'ubwo n'abana ariko ndagukunze. Yanzaniye agacupa kutuvuta kamwe kagura igiceri cy'ijana, kera kaguraga ijana. Yarakanzaniye arakameza bakira utuvuta shiri buryo bw'isiga, numva ndabimukundiye. Ako kantu ntabwo ujye kwibagirwa. Ako kantu sinjya nkibagirwa kutwo tuvuta tumara utwara kwijana. Nta mafaranga yari afite, niyanamparaga yewe no kuza i Kigali yajyamaye inkweto z'uwo mutwari wanjye yasiza amaze gupfa. Baba we nta mwambaro yaje yambaye bwerere, yaje ari n'ibirenge. Urumva nta kintu namuciye ngo mvuge ngo namuciyeho ngo amafaranga runaka ngo namuciye. Oya, ni urukundo rwabyikore, nawe ajya byicara akavuga ngo ariko je tujye dusubiza agatima ngo twumve buriya koko nguzi ko urukundo burya rushaka ngo buriya ntabwo narizi ko twakabanye. Ati we wajya kunyura kuri kumwe n'umugabo wawe cyangwa se umugabo waragiye inka, ati nka kwitegereza, ati nkavuga umugabo wamaze gupfa ngo kavuga ngo se buriya mugore ngo buriya namwubura gute ngo mwigirire umudamu. Ati ariko naje gusanga turi kumwe nawe, buriya nawe biramushimisha. Nta kintu namusanga nyiragira ntacyo asanga. Ibyo ari byo byose murasazanye, ibyo byose rwose murishimye, biragaragara nubwo muri mu buzima bubi bw'ubukene, bw'ibibazo, bwo kuburara, bwo kutagira akantu ko kwambara, ariko rwose murabona ko mukundanye. Hanyuma hari abantu cyangwa se abadamu b'iki gihe ubona ko hari imico itari myiza, ndetse n'abagabo tutabasize, hari imico itari myiza bafite. Nawe ibyo ari byo byose uri mukuru kandi by'iki gihe urabibona. Ni iki wabwira abantu nk'abo ngabo badafite imyitwarire myiza muri sosiyete nyarwanda? Barahari ikintu mbabwira cyo, barahari. Kuko njye urabona ko hari ahantu mumaze imyaka 5, ariko njye ndeba abagore bari mu rugero rwanjye n'abatari mu rugero rwanjye, n'abagikanyakanye n'abakiri bato, bafite imyitwarire mibi. Bafite imyitwarire mibi. Iyo ubona umuntu w'umukecuru nkanjye, hari umukecuru nigeze kubona hariya hepfo yawe, wa mukecuru ugenda agira ati ya mukecuru ngo bigeze kumufatira mu kabari ngo bamuhaye inzoga ngo aze gutanga ikibora cy'ibihumbi 2. Urumva reba burya asa naho tungana, afite imyitwarire mibi. Ubundi kuki bitwara nabi ni ukubera iki? Ubundi byose nicyo nakubwiye, dore intandaro y'ituruka. Igihe cyose umuntu atari mu mana atubaha uyu mugabo agira imyitwarire mibi, ariko iyo atinya uyu mugabo ntabwo agira imyitwarire mibi. Ni ukubera ko bose bataye ubuntu bw'Imana, bataye umucyo w'Imana. Ariko icyo ndabasabira ngo begere agakiza. None se mukecuru, ko hari abantu n'ubundi wumva bavuga ngo ni abarokore cyangwa se barakijijwe, ariko kandi ugasanga bagendera muri iyo mico cyangwa se muri iyo myifatire itari myiza. Ntekereza ko nkawe kuri mukuru ubona imico mibi cyangwa se imico mibi iri mu ngo zitandukanye, hari ugucana inyuma, ibintu byinshi. Biriya bintu nkawe kuri mukuru kuturusha
uba ubona biriya bintu biterwa n'iki? biriya bintu byarabaye, ubwo ndaguha ubuhamya, urumva biriya bintu byarabaye mu mwaka ukurikira ushize. muzehe twigeze, muzehe yarasengaga, ubwo jyewe narindi Gasanze, urumva nari ntaraza hano. ubwo muzehe akajya akamatana n'igore, ubwo muzehe akajya ajya mu nzoga bita umurava, kandi turaririmbana muri korali, ibintu biramenyekana, n'umugore turamumenya, umugore wa Jamari w'igikara wari utuye, wari umupagayi wabo wasoreye, urumva biza kumenyekana kandi mnyuva ku matelefoni. ndangije Batista arabimenya, niwe perezida wa korali, arabimenya, arambwira ati ejo uzajye ku Gisozi zahagusange na muzehe muzamuri kumwe, mfite icyo kubabwira. aje turabibura, na muzehe aratsindwa, arapfukama asaba imbabazi. arangije Batista aramubwira ati tuvugana uzongera no gusubirana na jewe, ariko agiye kwipimisha kwa muganga. icyo gihe yanze kujyayo, urumva kubera ko gwari yarashayije, bimwe byadanje, bimwe bibihubwo bimi bibi we, bimwe bibi birangije. ubwo baje muzehe kumuhamagara, ajya ku rusengero, aragenda batipfukama, kuko baririmba ari abantu 300. urumva ko ryabo yaragwiriye, bati ihane papa muye, Imana imbabare ku nzoga, Imana imbabare kurongorana. ati warongoranye nande? ni mama muyize. ati reka da, ati ni umuntu twahuriye mu bigunda turabikora. ihana ubusambanyi, ngo arihana abagore ngo bamureba nabi we, ngo baramwanga, icyo gihe uzi byamubayeho ni amateka. ariko ubu yarabuze ati Imana ntacyo ntabonye, ibintu nakoze kijya gihe Satani wanyiyongoje, aragatsindwa ntazongere kugaruka. ati ubu ngubu uzongera kubona, ati byose ikintu cyabiteye, ati ni Kadogo kwa bosi ruguru, niwe wabonye wowe udahari. arambwira ati wewe kujya wifuza kandi umugore ari kure, kandi abagore bahari. wese wari uriho icyo gihe? nari ndi Gasanze twakodesha. ubu mu gitondo, cyangwa se nk'ubu mu gitondo ubyutse wasanze ubuzima bwawe bwahindutse, cyangwa se wasanze ufite ubuzima, ufite amafaranga, ufite buri kimwe, ufite imodoka nziza ugendamo, niki kintu cya mbere wakora? ngo ufite amafaranga, turi kwimashina, ndi kukubaza, buramutse bukeye ukisanga mu nzu nziza, ukisanga mu modoka nziza, ugasanga ufite amafaranga, ugasanga bwa buzima bw'ubukene wabuvuyemo, ugasanga bwa buzima bwo kuganya wabuvuyemo, ugasanga bwa buzima upfundikanya wabuvuyemo, ni iki kintu wakora? nagoza agashima Imana, ntashima Imana. urumva ko ugomba mbonye ubuzima, ugomba mbonye fondasiyo, sibyo? urumva ko noneho byandushirizaho mbonye ubwo buzima bwasaga ntibizamere nk'umuntu twigaga mu gice cy'ingunguru mu wa 4, niga mu wa 4 batari mu wa 5. umukecuru ngo wicaraga wabaga mu gice cy'ingunguru aza kwangatwa, abonye Imana iragije kumaze ko bimeze, atangira nanjye sinzamere nkabo. urumva ko narushaho gushima Imana, kandi nkubaha buri wese. Imana yigeze yambwira ati yewe makara, ati ndirahiye ndi Imana ikongera iminsi yo kurama, ubundi ayishima. ikindi Imana ikurindiye abana, ikindi Imana ikugaburiye, ariko ubwo kugaburiye ntuzibagirwe n'ababashonje. ubwo nanjye ndacyategereje ibyo biryo, nibyo ntaranabona. ikindi ndakubakiye iyo nzu nayo sindayibona, naho muzi ubu ni ukuvuga ngo ahangaha ukumeze ukungana mu misazire yawe, mu bukecuru bwawe, utegereje guhindurirwa amateka, cyangwa se utegereje ubundi buzima butari ubu? ntegereje guhindurirwa amateka, kuko Imana yabivuze. muri sinzi yambwiye nari nayibona, icyabona ndacyari mu nzu z'abandi, yambwiye inzu ndacyayitegereje, uburame bwo ndacyaburimo ndabubona. irambwira ati dore agafuka k'akangodera k'umuceri, dore ariko n'urya ntuzibagirwe n'abashonje. ibyo nacyo ndacyabitegereje. aho yewe data we, hava hafi ndacyabitegereje. nicyo gituma nimaje na rwose nkiha ibyiringiro we, kananjye nicare umwami wanjye wabimbwiye ntiyapfuye, aracyari hejuru yacu. naho ubundi biriya wambwiye ngo hari n'abarokore bakunze kugendera muri, barahari. nk'uko Imana yavuze ngo bareke ngo amasaka n'urukungu bikurane, barahari bagenda bangiriza, babaraya, banywa, barozi, babaterekera, baraguza. abo barahari, ntabwo twabamenya bari bo, ariko nyine ukuvuga ngo nta kundi Imana niyo izajunjura buri wese n'inzira ze. nawe uzi indirimbo twaririmbye tumanuka, munsi wawe wa nyuma utekereza ko uzaba uri kumwe, yaba umuvandimwe wawe, yewe n'umugabo wawe, ntimuzinjira, uzinjirana na Yesu.
uwo niwe yabahanze, abafite ubwenge niwe bahanze amaso, Yego. n'abo bandi bo rero ubwo baramwakariye baragipfuye, ariko jye sinzamuvaho. uri umukecuru ugira morale, uri umukecuru utapfa kubona wababaye. Ese mu by'ukuri turetse ibyo kuvuga wenda ngo ufite umusaza uranyuzwe, mu by'ukuri morale nk'iyo ngiyo kandi ufite n'ubuzima butoroshye, ubikura he, ubibona gute? ahantu mbikura naho kuko nk'unikundira gusenga, kandi nta muntu usenga wagakushumye ngo azane iminkanyara agire gute. Burya Imana yacu ni urukundo, irabungesera, nicyo kirya kinsubizamo. Si uko mba nariye ngo nafuretse nahaze, si uko ntekereza ngo ndi mu nzu y'abandi ejo bavuga bati genda, si uko ntekereza ngo ndafite igiki n'igiki, ariko nuko mvuga ngo Imana yanjye irahari, nubwo mburaye ejo nzarya, nkagira ibyo byiringiro, siko nari gutegereje tumanuka, nkagira ibyo byiringiro, nibwo mbiraye ariko ejo nzarya, nubwo nambaye ubusa ariko ejo muri zakorera mu muntu igitenge nkambara, nkagira ibyo byiringiro, nkagomeza nkikomeza. Ibintu byo guhahamuka mu mutima wanjye ntabwo bijya bimbamo. Imana ukuntu yanteretse nuko nisanze, nta bintu bijya bimpahamura. Gusa nubwo nahahamutse we none ngo turaburaye ngo se ngo ejo tuzabigenza gute muze, ntibimbaho, ahubwo birabura akaba ari bijyamo. Ntabwo kwizera kwiwe kuhanye n'urwanje, ntabwo guhanye n'uko nicyo gituma ubona Imana nisiga we nabona utubuta nkatwikubitaho mwene Yozefu yewe we ubundi nkajya kwitambira ibindi niki. Nicyo gituma rero ubona ngifite n'aka kanyonzorwa ngifite. Yego, umukecuru rero turagushimiye, watuganirije, wadusekeje, rwose turagushimiye, uri umukecuru mwiza kandi Imana izakomeze kukurinda ndetse inaguhe n'ibyo wavuze utarabona. Rero turi ku musozo w'ikiganiro cyacu, gira ubutumwa utanga cyangwa se icyo wumva wavuga kikuri ku mutima muri aka kanya, ni igiki ngo ukibwire wenda abadukurikiye. Ese wenda hari ubufasha runaka waba ukeneye wenda, kuko uba ukurikiwe n'abantu benshi, ese hari ubufasha ushobora kuvuga uti wenda hagize uw'Imana ikoreramo nkabona kino kintu byaba ari byiza cyane. Ese mbese ni muri ubwo buryo, ni iki kintu wabwira abantu badukurikiye, niba ari n'ikintu wumva bagufasha nacyo wakivuga? Ndagushimiye, ndabashimiye. Ikintu nababwira ni uko kwiha ibyiringiro ari byo bya mbere. Burya ntiwaba ukenye ikintu ngo ugende ubwira umuntu wari wese ugenda urira nabuze iki, urasenga Imana ikakurasira. Mbonye umuterankunga akampereza nk'icyo cyo kurya, akampereza n'ako kambara nkakambara, Imana yamushima kandi ikazamuha umugisha. Yaba agize neza, yaba ari umuntu mwiza, ubwo n'uwe nawe ni rwa rukundo nk'uko Imana yigisha ati urukundo niko rwa mbere, mukundane nk'uko n'abakundanye. Ubwo nabo baba bari mu nzira z'urukundo. Icyo nibwo buhamya natangaga, nicyo cyifuzo nashakaga kubabwira. Bonye nk'uwo muntu ntera inkunga, ubwo bwose arakabyara. Ntacyo namushimira. Turabashimiye rero mwese abari badukurikiye mu kiganiro Ruhura Umutima ku Ijwi ry'Icyizere. Turabashimiye kandi tubizeza ko tuzajya tubazanira abatumirwa benshi kandi batandukanye. Ego, mukomeze mudukurikire, mukomeze mudukunde, mukande subscribe, share ndetse na comment, ndetse mukande na like. Sawa, bye, Imana ibarinde.